Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. None ni tariki 2 ukwezi ko ni ukwa gatatu, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Tariki 2 Imana y'amahoro ikugirire neza. Turi kuwa mbere dutangiye icyumweru gishya. Iki cyumweru gishya dutangiye kikubera icyumweru cy'ubutsinzi, kikubera icyumweru cy'ubutabazi, kikubera icyumweru cyo kurabagirana, kikubera icyumweru cy'impinduka. Jambo byuka urabagirane bivuze ko hari uko wigeze kuryama, hari ibyakuryamishije, waryamishijwe n'agahinda, waryamishijwe n'umubabaro, waryamishijwe n'uburwayi, waryamishijwe n'ubukene, waryamishijwe n'amadeni, waryamishijwe n'imbaraga za karande n'imivumo. Ariko noneho byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Jambo ry'Imana mu itangiriro ibice byaho ni 18, umurongo waho ni uwa 14. Haranditse ngo hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho. Iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho, Sara abyara umuhungu. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ntari kinaniro Uwiteka, nta na kimwe, nta kinaniro Uwiteka. Ibibazo waba urimo uranyuramo nonaha, ibyo waba ufite byose aya masaha, nta kintu na kimwe kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Ubwo burwayi bwawe ntabwo bwananira Uwiteka. Icyo kibazo ufite nonaha, byuka urabagirane, akira kurabagirana mu izina rya Yesu. Akira umunezero mu izina rya Yesu, akira ubuzima, akira guhagurutswa n'Imana kandi akira kurengerwa n'Imana, akira kuzurirwa ibyawe byari byarapfuye. Nta kinanira Uwiteka. Uwiteka nta na kimwe kimunanira. Igihe nk'iki cy'umwaka utaha, ngo igihe kizagera Sara abyare. Imana y'amahoro itugirire neza. Jambo ririmo riravuga ngo nzakugarukaho. Imana niyongere ikugarukeho, Imana yongere igaruke mu byawe, Imana igaruke mu buzima bwawe, Imana igaruke muri bizinesi yawe, Imana igaruke mu byawe, Imana ikugarukeho. Imana y'amahoro ikugarukeho, igaruke ikora ibikomeye, igaruke ikomora ibikomere, igaruke kumara umubabaro, igaruke kumara agahinda, igaruke, Imana igaruke, Imana igaruke. Imana yera kandi ikiranuka muri byose, igaruke mu buzima bwawe, Imana igaruke, igaruke kurengere, igaruke kurwanirire, kuko ari Imana ishobora byose. Mana ishobora byose, Mana y'imbaraga. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe riratabara. Ndasenze iki gitondo, ndasengera uyu muntu nkurikiye, imbaraga zawe niziboneke kuri we, imbaraga zawe nizimugaragareho, amaraso yawe namugaragareho, ubutware bwawe nibumugaragare. Uyu muntu nkurikiye ndamusengera, muhindurira amateka. Uyu muntu nkurikiye ndamusengera, mumara umubabaro mu izina rya Yesu. Reka ibyamurwanyaga n'ibyamurushyaga byose bive ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka igihe nk'iki ngiki umugarukeho. Garuka kuri uyu mumama, garuka kuri uyu mupapa, garuka kuri uyu mukobwa, garuka kuri uyu musore. Imbaraga zawe Mwami zimugaragareho. Hari ibintu byamunanije, hari ibintu byananije umutima we, umutima uhoramo agahinda. Uyu muntu ndamusengera, mumara agahinda. Uyu muntu ndamusengera, mumara umubabaro. Uyu muntu ndamusengera, mwomora ibikomere. Hari ibikomere biri mu mutima we, ibyo yakomerekejwe no kuba ari imfubyi, ibyo yakomerekejwe n'imiryango yamwanze, ibyo yakomerekejwe nuko yananiwe gushaka, ibyo bihora byanga. Mana, omora abantu bawe ibikomere. Uyu muntu nkurikiye, Mana, mwomora igikomere, mwomora igikomere cy'amagambo abantu bamuvuga, mwomora igikomere cy'abarozi, mwomora igikomere cy'urugo rwe Satani yibasiye, ahora asenya, ahora ananiza. Iki gikomere kimwomore Papa. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ihindura amateka. Ndasengera uyu mugabo, ndasengera uyu mukobwa, ndasengera uyu musore mu izina rya Yesu. Mana, imbaraga zawe nizimugaragareho. Mana, ndasenze ngo kino gitondo umuhe igitondo cy'umugisha, umuhereze ubutabazi bwihuse mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ineza yawe igaragare ku buzima bwe. Mana, ndasengera uyu muntu Satani yaboshye amaboko ye, nta kintu na kimwe
kimwe akora ngo kigende. Ndasenze ncagagura iminyururu yari iboshye amaboko ye, iyi minyururu ndayica mu izina rya Yesu. Uyu muntu umushyirira umugisha mu biganza mu izina rya Yesu. Uri minyururu yari yaramuboshye nimurekure, imbaraga zari zaramuziritse nizimurekure. Mana, uyu muntu umubohore, uyu muntu umuha umugisha, uyu muntu umuha umuzima, uyu muntu umuha imbaraga, uyu muntu umuha amahoro mu izina rya Yesu. Ndasengera amaboko ye ndayabohora mu izina rya Yesu. Mana, reka uhereye none icyazajya akoraho cyose ugihe umugisha, icyazajya akora cyose ugihe umugisha. Reka nahinga yeze, reka niyorora byaguke mu izina rya Yesu. Nakora akazi, Mana, ukuboko kwawe kwiza kuboneke kuri we Mwami. Mu kazi umuheremo igikundiro, umuheremo feva. Uyu nguyu uri gukora bizinesi, uri gucuruza, bizinesi ye yishyiremo umugisha, iyi bizinesi ye yagure, iyi bizinesi ye yigire nini, iyi bizinesi ye ayiwe. Yesu we, Yesu we, Yesu we. La binifo shando wiribirifai. Mana, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera uyu muntu utwite, Mana, ukeneye kujya kubyara. Ndamusengeye Mana ngo amaraso yawe amubonekeho. Ndamusengeye Mana, reka uruzingo ruve ku nda ye. Mana, ndacagagura imigozi, ndacagagura iminyururu, ndacagagura ibiziriko byose bimuziritse mu izina rya Yesu Kristo. Reka uyu munsi Mana iminyururu imuboshye icike mu izina rya Yesu. Reka igihe cyo kubyara nikigera agenda abyare nk'umuheburayo. Mana, byaratarengeje igihe kandi hataburaho itariki. Mana we, genda umuhe kubyara kandi abyara umwana muzima. Abantu bose, umuntu nkurikiye atwite wese, mukuyeho icyuma kibaga mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera uyu muntu umaze igihe nta rubyaro. Mana, ndakwinginze, reka ku buzima bwe Mana uzana umugisha w'urubyaro. Uyu muntu ndamusengeye, muha urubyaro Mana. Ndasenze uyu muntu zibura inda ye Mana. Ijambo ryawe riravuze ngo hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho, ngo umwaka utaha nk'iki gihe, ngo haleluya haleluya, ngo uzagaruka kuri Sara abyara umuntu. Mana, ndakwinginze, nyemerera umwaka utaha nk'iki gihe, reka uyu muntu utabyara azaba akikiye umwana. Mana, reka aba bantu batabyara baremere kurabagirana, baremere ubuzima, baremere ubutsinzi, baremere impinduka Mana, baremere inkomezi, baremere mu izina rya Yesu Kristo. Nukora ibikomeye Mana, reka ukomeze kugenda, reka ukomeze kwigaragaza, kuko uri Imana igira neza Mana. Ndasengera abantu babuze akazi mu izina rya Yesu. Uri Imana itanga akazi. Ndasengera abantu babuze akazi bibuke Mana. Aba bantu babuze akazi bibuke Mana. Uyu muntu nkurikiye utagira akazi, ndamusengeye, mufungurire irembo ry'umugisha w'akazi mu izina rya Yesu. Reka ibyazajya ajyamo byose bishyiremo umugisha Mana. Reka ibyazajya ajyamo byose Mana byagure. Fungura imiryango, fungura amarembo mu izina rya Yesu. Fungura amarembo Mana, fungura amarembo Papa. Reka ibyazajya ajyamo byose Mana ubishyiremo umugisha. Wiyerekane Mana, ibyo akozeho byose Mana bishyiremo umugisha, kuko uri Imana igira neza. Bishyiremo umugisha, kuko uri Imana itabara mu izina rya Yesu. Mana, muha akazi keza k'umugisha. Mana, ndakwinginze, ndasengera uyu muntu urwaye ibibyimba mu nda Mana, uyu muntu umukize. Ibi bibyimba ndabishongesha mu izina rya Yesu Kristo. Reka amaraso yawe ajye mu nda ye Mana, umukorere operasiyo Mana, mukorere operasiyo mu izina rya Yesu. Umukize ibi bibyimba, mukorere operasiyo, mukize Mana, mubohore mu izina rya Yesu, mubohore mu izina rya Yesu. Uyu muntu umubohore, muremere ubuzima bushya, muremere icyerekezo gishya, muremere ubutsinzi. Uyu muntu Mana muremera amashimwe, uyu muntu muremera amashimwe Mana, mukize, kuko uri Imana igira neza. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana itananirwa, uri Imana idatsindwa. Mana, nsengeye ababuze amahoro yo mu mutima, baha amahoro. Ababuze umunezero, baha umunezero. Hari abantu babuze ibitotsi, baha ibitotsi mu izina rya Yesu. Uri Imana ibohora, uri Imana irengera. Ndasenze Mana, abantu bawe bahe kubyuka barabagirane Mana, abantu bawe bahe kurabagirana mu izina rya Yesu. Ubwiza bwawe nibubaboneka, ubwiza bw'Uwiteka nibubarasire, umucyo wawe nubavira, imbaraga zawe nizibabonekeho, ubutware bwawe nibubabonekeho. Abantu bawe bakomeze Mana, bakomereze mu buntu bwawe no mu rukundo rwawe. Urakoze Mana, cyubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze kutabaye abantu bawe. Ukwezi kwa gatatu reka kuba ukwezi kw'amashimwe n'ubutsinzi. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe, ni mu izina ryera Yesu, amen. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, by'uko urabagirane kuko umucyo wawe uje.
kora subscribe, ureba ko wakoze subscribe, uyikore. Ukiyikora Imana iguha umugisha, ukiyikora Imana igufungurira imiryango. Ugikora subscribe Imana iguha umugisha. Sharing isengesho, sharing abantu batanu byibuze ufite muri telefone yawe, sharing, ukiri sharing, ukuri sharing uko Imana sharing ubuzima bwawe, busharing mu mugisha, iguconnect n'abakomeye mu izina rya Yesu. Uko ushatse ko abandi bahaguruka, uko baboho ushatse ko abandi babohoka, nawe Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Ntugende udakanze like. Niba wumvishe rino sengesho ukanda kuri like. Ikindi ntugende utavuze ngo amen. Ukivuga amen bibe bityo ku buzima bwawe, by'ukuri abagirane kuko umucyo wawe uje. Ubwa neza ndagukunda.